ngo uwizera yasoma ibindi bitabo bitari Bibiliya cyangwa bitari bya teolojiya kugira ngo bimufashe wenda mu kazi, muri business, cyangwa bimufashe mu mibanire ye n'abandi, nko kunguka ubumenyi, wenda urugero nk'ibitabo bya psychology. Ikibazo mwacyumvise? Yakumva wagira ngo kiroroshye ariko ntabwo cyoroshye. Nuvuga ngo uwizera yasoma ibindi bitabo bitari Bibiliya cyangwa se bivuga ku ijambo ry'Imana ngo bimufashe wenda muri business cyangwa mu mibanire ye n'abantu, cyangwa se n'ibijyanye n'imitekerereze y'umuntu na psychology. Now, reka gisubize mpereye iruhande. Icya mbere, uwizera yasoma ibindi bitabo bitari Bibiliya cyangwa bitari n'ibya teoloji, kuko umuntu anabisomana buri munsi, nanjye ndabisoma. Nk'ibitabo byose nasomye by'amashanyarazi, ibyo nasomye bya geography, nta nizo bamenshoningamo Imana n'ikimenyimenyi. Nyine ibitabo bindi bitari Bibiliya murabisoma umunsi ku munsi. Uretse n'ibitabo n'amaarticles ndetse n'amakuru yari gucicikana mu Rwanda murayasoma, kandi abayanditse si abapasiteri, si na bene data, kandi ntago nk'ubukaride yaje bavuga ngo Brian, we have to repent, kuko nasanze uri gusoma wenda inkuru iri ku gihe. Abyumva? Nyine turabisoma, dukeneye ayo makuru yose nyine y'ibiri gucicikana hano mu isi. Hanyuma n'ubumenyi nyine rusange bw'ibyo Imana yaremye, physique, computer science, byose nyine turabisoma. Nubwo twarimo tuganira n'umuvandimwe yuko akenshi ababyandika nabo baba bari religious, bafite imyizerere, kandi babekinga sure ko iyo babyandika iyo myizerere bayongeramo nabo mu buryo bw'ibanga. Now, ariko ikibazo yari afite ntekereza ko ari ikijyanye na ethics cyangwa se imyitwarire. Nuvuga ngo nyine nk'igitabo kimbwira uburyo nabana n'abantu nyine nkabana neza nabo, ndi umwana mwiza, nubwo cyaba atari cya teolojiya nagisoma. Okay, kugisoma si icyaha, ahubwo ikibazo ni ese ibyo usomye biba ari ukuri? Kubera yuko nta morality iri neutral ibaho, nta myitwarire idafite ahantu ishingiye mu myizerere ibaho. Sibyo? Muvuga ngo hariho ubwana bwiza, hari ingeso nziza ariko zitari igipagani, zitari n'ubukristo, zitari n'ubwisilamu. Nuvuga ngo nyine umuntu wese ubwiye ngo kora ibi n'ibi n'ibi, hari authority, hari ubutware aba n'ubundi agarukaho ahubwira ngo nibwo bugutegeka gukora ibi bintu. Abyumvise? Bityo rero nuvuga ngo nuramuka ubonye igitabo wenda kikubwira ngo intambwe 10 wenda zo kwirinda, wenda kuba zo kwirinda guhemuka muri society, uwo muntu ugiye kubwiriza intambwe 10 either azazibezingira ku mategeko y'Imana yavuze, cyangwa se akubwira ngo umuhanga muri psychology yavuze gutya. Babyumva? Ubwo rero uwo muhanga muri psychology naramuka avuze ibintu ukabona Bibiliya yo iravuga ibindi, aho ngaho hazaba ari autorité ebyiri zigiye guhangana. Nk'uwizera rero ubwo uzumva ibyo Imana ivuga aho kwemera ibyo umuntu avuga. Nabyumvise? Kandi ibi ngibi reka mabwire ikintu gikomeye, byapurayinga no ku bindi bintu byose bisigaye. Uretse no mu myitwarire, no muri science na medicine na geography, kera wenda nayize ntarakizwa, ariko uyu munsi uramutse usubijeyo ibibazo byinshi najya mbisubiza uko mbyizera. Kuko hari ibibazo bakubaza ukabona ko ntabwo kikiri ikibazo cyo kuvuga ngo amaroshi ngo yiforma gute, ngo ahubwo ukabona ni ikibazo kijyanye no kurema no kutarema kw'Imana. Cyangwa se no kubaho no kutabaho kw'Imana. Okay, harigeze kukibaza rimwe muri groupe ndagisubiza, kandi niko nagisubiye n'umunsi niko nagisubiza. Nshobora kumubwira nti dore ibyo wangishije ni ibi ngibi, ariko simbyemera. Nyine kugira ngo mwereke wenda ntabitewe n'ubunebwe bw'uko ntabisomye yambwiye. Bambwiye ko bigenda gutya na gutya na gutya na gutya, yuko hashize imyaka miliyoni, ariko Bibiliya yivuga yuko hashize imyaka miliyoni nako 6 byonyine, bikizo miliyoni ntazabayeho. Babyumva? So rero navuga ngo ikintu cyose uri gusoma si bibi gusoma nyine ibintu bindi byo hanze nyine abantu bandika. In fact hari n'ibintu ubwenge rusange Imana yahaye abantu buri karemano kandi ukwiriye nyine kumenya nabwo. Wenda nimba ari nk'indimi, hari abantu bazi kwandika amapoeme ndetse n'ibintu bya advancing imitekerereze y'abantu no gukora interuro n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba ari wenda na philosophy, ibi byose birahari. Babyumva? Ariko ibi byose uri kubisoma wagombye kubisoma ufite akayunguruzo k'ijambo ry'Imana mu mutwe wawe, ku buryo ikinyuranye naryo cyose ujugunya hariya, ikinyuranye cyose ujugunya hariya,
hagasigara, kuko Calvin yavuze ngo ukuri kose kuri mu isi ni ukw'Imana, hagasigara ibyemeranya n'Imana gusa. Nuvuga ngo niba Newton avuze ngo ivuye rutere hejuru rukuruzi rongera ikaritura hasi, ibyo ngibyo kuko niba ari ukuri, kandi kuko niko bimeze nubwo bitanditse muri Bibiliya, ariko niba ari ukuri ubwo ni ukw'Imana, kuko ukuri kose kuri mu isi ni ukw'Imana. Hanyuma naramuka avuze ngo yitura hasi kubera yuko isi yagiye yiremarema muri ubu buryo, hanyuma iza kwisanga ameze gutyo nta Mana ihari. Ndavuga ngo oya, ibyo ngibyo ko iyo concept ndayemera, ariko aho uvuze yakomotseho simpemera. Nicyo ndi kuvuga yuko ugomba kubisoma ufite amaso y'ijambo ry'Imana. So rero simbabuza gusoma ibyo bitabo, ahubwo nagira ngo nkwibutse yuko icyo gitabo ugomba kugisoma witondera ko kitaza kugushyiramo imyizerere inyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo navuze ahantu hose, haba ibyo usoma wenda muri business, cyangwa se mu bumenya muntu, cyangwa se muri science, cyangwa se n'ahandi hantu hose. Cyane ko na Paul yarabisomaga. Paul hari igihe yumvira akotinze nka bamwe mu bigisha babo, ati n'abigisha banyu bavugaga gutya. Ntabwo yavugaga ari mu karungu ati Paul rero turigeze aha ngaha, none hariho umwigisha wigeze kuvuga gutya wo mubagira iki. Oya, Paul yabaga yarabisomye, yabaga azi ibyo bizera nyine. We ati ibi nange nibyo mujya muvuga, nibyo banabigisha mu ishuri ryanyu, kuko nyine yabaga bizi. Numva ariko nasubiza ikibazo cya Mutebuzi, nimba ntavuze byinshi wenda nka cyose kibare gipfukirana. cy'Imana yavuze kandi yuko nta rindi ishurirwa rindi rihari nyine riri hanze y'ibyanditswe byera. Ariko tujya tubona bamwe muri bene data ndetse bigisha ibyanditswe byera nyine very faithful bo kwizerwa, bajya bemera yuko hari abantu bashobora guhabwa ubwo bushobozi bwo kuba wenda bahanura cyangwa se bagira ihishurirwa rindi ridasanzwe, ariko nubwo n'abatemeza yuko hari uwo bazi wizera ubifite. Ubwo ni ukuvuga ngo mu cyongereza bavuga ngo ni aba cessationist bamwe, abandi ni aba continualists. Nibazaga ese ibyo bintu biri applicable kuri ibi bintu twiga, kuko usanga nyine hari mwene data ushobora kwemeza yuko nyine nubwo njye ntabifite kandi nta wundi nzi ubifite, nyine ndi kuvuga izo mpano nyine zidasanzwe zo kuba wahishurirwa, ariko nyine hashobora kuba hari possibility yuko umuntu ashobora kuba yabigira. Ibyo what do you say about it? Okay. Icyambere nuvuga ngo reka wenda mbanze ne presente neza abo bene data bavuga yuko ibyo bintu babyemera. Wenda ntaza kwisanga n'itegeko rya 9 rivuga ngo ntugashinje mwene isi inyuma. Icyambere hariho bene data babwiza ubutumwa bwiza bavuga bati ni koko ibyanditswe byera birahagije. Nuvuga ngo Imana kwishura mu byanditswe byera byararangiye, nta rindi rishurirwa rivuga uko Imana iri cyangwa se ukwizera doctrine nshyashya, inyigisho nshyashya tuzigira tubona hanze ya Bibiliya. Ariko twemera yuko impano Imana yatanga mu kinyejana cya mbere zo guhanura, kuvuga mu ndimi, gukora ibitangaza zigihari. Nyine ntago tubona ko zarangiye. Abyumvise? Kubera ko nta hantu tubona birigisha ko zarangiye. Now, nuvuga ngo rero kugira ngo ibyo bintu bibiri bivuze bihure, yuko wemera yuko kwishura kw'Imana ndetse n'izo mpano bigihari, bisaba ko ba redefininga, bongera batanga ubundi busobanuro bw'ikizo mpano ari cyo. Nino muri kumva ikintu ndi kuvuga. Nuvuga ngo ku ruhande rumwe nemera yuko iby'Imana yashatse guhishura kuwo iri we, ibyo dukwiriye kwizera nuko tugomba kubaho byarangiye muri bibiri. Nuvuga ngo nta muntu, ntago wenda tufatereka nta ngingero wenda z'abantu tuzi. John Piper ntago yahagarara ngo avuge ngo kuri Bibiliya hari ikintu kigomba kongerwaho. Uramutse umushinje ko yavuze gutyo waba umubeshyeye. Nawe ubwe abyumvise agenda kamwica ko nyine wamubeshyeye ko yavuze ko Bibiliya ituzuye. Cyangwa se n'abandi wenda baba continuation, wine Grudem n'abandi. Bemera ko iby'Imana yashatse guhishura mu ijambo ry'Imana byose biruzuye, nta n'ikintu kigomba kwiyongeraho, nta doctrine cyangwa tuzigira tumenya itari mu byanditswe. Ariko izi mpano zo guhanura no kuvuga mu ndimi nazo ntago tubona ko zahagaze, ahubwo umuntu n'uyu munsi yazigira. Rero kugira ngo ibyo bintu bibashe guhura kuri bo, bisaba yuko
izi mpano babanzaho bakazihindura ubusobanuro, bakavuga yuko izi mpano atari ngombwa ko buri gihe ziba zigamije kuzana ishurirwa rishyashya. Abyumvise? Ati guhanura ntabwo bisobanuye ko uzanye ishurirwa rishyashya. Abyumvise? Nize ko nk'igitabo cya Wayne Grudem wavuga ngo hari nk'ukuri nyine ngo umuntu ngo afite ngo ikintu Imana ari kumushyiramo nyine akiyumvamo ariko kitari mu byanditswe. Ngo ariko ngo iyo akivuze ngo ntagomba kuvuga ukuntu yabisobanuye muri igitabo kudashake systematic theology. Ngo igihe nawe agiye kubivuga ngo ntiyagombye kuvuga ngo Imana navuze ngo. Urumva iyo kosho nashyizemo. Ngo ntiyagombye kuvuga ngo Imana kuko nawe Imana navuze ngo ugaragiye kuvuga nk'abahanuzi b'Isiro rya kera cyangwa nk'aba Pawulo. Nyamara mu by'ukuri Wayne Grudem abashatse nyine gukora byandi natahita ngo n'ugutandaraza. Abyumvise? Ntashaka guhakana sufficiency y'ibyanditswe, kuko ibyanditswe bihagije, n'izi mpano ashaka kwafaminga ko zihari at the same time. Bikarangiriza impano zo azihindura ubusobanuro. Ariko mu byanditswe iyo tubona impano za Mwuka Wera Imana yatanze, guhanura ko mu Korinto wicaye i Korinto kwari uguhanura nk'uko Yesaya yahanuraga. Nuvuga ngo agiye kuvuga ibintu avuga ngo Imana irambwiye ngo, kandi nabagiye kubyumva bakabitega amatwi biteguye kumva ko ari Imana iri kuvuga. Nuramuka navuze ko umuntu yahanuye, ugomba no kwemera yuko ugahanuye nk'uko Yeremiya na Daniyeli na Yesaya bahanuraga. Bityo ikintu avuze gifite ubutware bwose bw'ijambo ry'Imana nk'uko Matayo yanditse. Abyumvise? Wikwemera kimwe ngo reka ikindi. Nawe kwemeye ko yahanuye, ubwo yavuze ko ibyo yahanuye aramutse abyanditse nabyo twabyongera hano tukaba tubisoma kandi bikatwungura nk'uko ibi ngibi nabyo bifite umumaro wo kutwungura. Confession yacu rero yo iri clear, iri cessationist, ntabwo yemera ko izo mpano zigihari. Ubwo buryo bundi bwose Imana akoresha kwishura bwararangiye. Nta mahishurwa yandi y'umwuka cyangwa se imigenzo y'abantu aziyongera ku byo Imana yavuze. In fact ntabwo ari confession yacu, ahubwo ubwo nibwo bwari ubuhamya bw'abakristo bw'itorero ryose rya gikristo kuva mu kinyejana cya kabiri nyuma y'intumwa kugeza ejo bundi mu 1905. Nibwo hadutse abantu bongera kuvuga yuko bafite impano z'ibitangaza no guhanura no kuvuga mu ndimi, igihaduka go Pentecote. Nivuga ngo itorero ryose according to them ryamaze imyaka 1900 Imana yarazishe irongera igitya irazizura mu gihe cya Pentecote cyejo bundi. So navuga ngo gushaka guhagarara muri iyo position aho wemera ko izo mpano zigihari, ntago wabitwarira rimwe no guhamya yuko ibyanditswe byihagije. Ntago byakunda, ntago byafitinga. Kuko izo mpano by necessity, haba guhana haba kuvuga mu ndimi, zose zari fite umumaro wo kuzana ishurirwa rishyashya. Kuko nkuko Petero yavuze ngo nta buhanuzi bwo mu byanditswe bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ngo ahubwo abahanuzi b'Imana ngo bazaga bashorewe na Mwuka Wera bakavuga ibivuye ku Mana. Nivuga ngo icyo bagavuze cyabaga gifite authority y'Imana ubwayo. Nubwo rero ngo nawe uri umuhanuzi, ubwo urajya kuri level imwe nabo. Nimba udashaka kujya kuri level imwe nabo ibyanditswe, ubwo rero emera ko utari umuhanuzi kandi utari no guhanura. Wenda uri gutanga igitekerezo cyiza ariko ntabwo uri guhanura. Akenshi akuntu twumva guhanura, kuko kwera ukuntu twavukiye mu madini y'abapantekote, wumva guhanura kuvuga ngo nyine ukabigeranya n'ubupfumu. Nivuga ngo foretelling, kubwira abantu nyine bizaba, uzabona akazi, uzagira gute. Ariko ni mu byanditswe ntabwo ari cyo guhanura bivuze. Guhanura bisobanuye foretelling, nivuga ngo ni ukuvuga mu mwanya w'undi muntu. Ni uguhagarara uvuga ngo Imana iravuze ngo abantu bose bicaye kuri uyu murongo mwicare inyuma. Nivuga ngo ni Imana ibivuze nk'uko yavuze ngo umuntu akizwa n'umuntu bwo kwizera. Abyumvise? Nimba rero utemera ko ibyo uvuga ari Imana ibivuze nk'uko yavuze mu kanwa ka Yesaya na Eliya, ubwo ceceka ntabwo ari Imana ivuze nyine, ntunahanuye. So ndumva ari uko nagisubiza. Nari ndi kwibaza tukiri aho ngaho, hari ahantu tubona mu byakozwe n'intumwa umuhanuzi umwe wahanuriye Paul ukuntu nagiri azaboho ukuntu nyine azabohwa kandi akagenda bikamubaho. None ndi kwibaza muri iki gihe
umuntu aguhanuriye nyine ubuhanuzi bwo muri ubwo bwoko, nugera hariya bizagenda gutya, nyine ubwo buhanuzi bwo ntabwo urumva ntabwo ari kongera kuri Bibiliya, ariko ibi navuze nyine ni ibintu nyine biri aho ngaho nyine, ariko bitekerezwa ko bivuye ku Mana. Ubwo bwoko bw'ubuhanuzi bwo nyine tubutekerezaho iki? Okay, that's a good point. Nuvuga ngo Agaba ntabwo yahanuye yongera ku byanditswe, sibyo? Ariko impamvu Agaba bamwise umuhanuzi n'impamvu Paul yemereye ko muhanura ni uko yari asanzwe afite iyo ofisi y'umuhanuzi nyine, yari asanzwe yemerwa n'itorero nk'umuhanuzi, right? Nuvuga ngo na Yesaya hari ibintu yagiye hanura bene nk'ibyo ngibyo, avuga ati mugiye kujyanwa mu bunyage, cyangwa se Eliya akavuga ati mpereza kano gafu kawe kandi muri iyi mperezo ntabwo azigera ashiramo ifu. Mwabyumvise? Nuvuga ngo ibyo bintu ari guhanura nubwo atari ibijyanye n'agakiza, ariko impamvu ari kubihanura kandi bikaba ari ukuri ni ukubera yuko Imana isanzweho ko imutuma akayivugira. Agaba rero niko nawe yari ameze, yari asanzwe afite ofisi y'umuhanuzi ku buryo ibyo yigishaga byabaga ari ijambo ry'Imana nk'uko Paul nawe yabyigishije. Mwabyumvise? Naho nimba nahuye n'umugore ku muhanda cyangwa se umugabo uvuye Cyangugu akambwira ngo Imana ikuntumyeho yuko ugiye kubona akazi, kugira ngo nemere ko ari Imana imutumye koko, biransaba yuko mbanza kwemera yuko uwo muntu yicaye muri ofisi y'umuhanuzi Imana ivugiramo nk'uko yavugiraga muri aba ngaba. Ubu bitandukanye. Ntabwo ikibazo ari content y'ibyo yahanuye, ahubwo ikibazo ni ese iyo ofisi koko yayifite y'ubuhanuzi. Niba atayifite rero, kuko ubuhanuzi ni ofisi nk'uvuga mu pasiteri, reka mbasomere Abefeso igice cya 4. Abefeso 4 umurongo waho wa 11, nuko bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza n'abandi kuba bungeye n'abigisha, kugira ngo itorero rikomeze kubakanwa. Icyanditse murakizi. Nuvuga ngo Kristo amaze kuzamuka mu ijuru ngo yatanze izi offices mu itorero. Aha bamwe kuba intumwa ze, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abigisha ubwiza ubutumwa bwiza, abandi kuba abashumba bungeri. Nuvuga ngo uwo muntu kugira ngo nemere ko woko ari umuhanuzi, nyine ibintu ambwiye ari ubuhanuzi, nuko mbanza mbere na mbere kwemera ko ari umuhanuzi. Right? Ibyo biri kumvikana? Ni ukuvuga ngo niba uyu muntu atari umuhanuzi, sibyo, w'Imana, niyo mpamvu ndaza kwemera ibintu ambwiye ko ari ubuhanuzi. Ayijyamo kubera ko Imana ariyo ihindura umuntu umwigisha cyangwa umushumba cyangwa intumwa cyangwa umuhanuzi. Nuvuga ngo ni gift Imana iha umuntu, ndetse uwo muntu ntabwo ari gift gusa, ahubwo ni office afite, ku buryo afite na autorité yo gukoresha iyo office. Abyumvise? Nuvuga ngo Yesaya ntabwo yari umuturage usanzwe uri guhinga cyangwa utetse hanyuma ngo Imana igiza occasionally munyuzemo ibintu, ahubwo Imana yari yamutoranyije imusetting apart nk'uko twimika abashumba mu itorero kugira ngo akore umurimo specific wo kumuhanuza. Uri kumva itandukaniro? Okay, ninde utari kubyumva? Tubwire icyo utari kumva nawe. Wenda icyo mukunda atari gusobanura ugisobanure twumve. Okay, nanjye naringize ikibazo n'icyo yaragize, ubwo cyari muri iki cyiciro. Niba tuvuze ngo abahanuzi, ubwo ibyo bavuze nyine bari gomba kuba bari in the same office we na Yesaya. Nyine nahise ntekereza kuri bano bahanuzi bagiye babaho, even hari nabo tubona ngo abakobwa ba Filipo nabo, ese was they in the same office as Yesaya? No. Now mu by'ukuri ibyanditswe byari kuvuga abahanuzi, hariho ahantu nyine Imana ivuga ngo umuntu runaka yarahanuye mu buryo burokejono, sibyo? Urugero wenda ni nka Sawuli, sibyo? Ndetse ku buryo n'abantu batangira kwibeshya ko yabaye umuhanuzi nawe, kuko basanzwe bazi yuko ibyo ni ibintu bikorwa n'ubundi n'umuhanuzi. Ariko kuvuga kwe bikamera nka kwa kundi n'ubundi
indogobe yavuze, wabyumvise, Imana ikamunyuzamo ijambo ako kanya, ariko adasanzwe afite iyo ofisi y'umuhanuzi. Ariko Agaba tubona aha ngaha we birivuga yuko ari umuhanuzi wari uvuye i Yerusalemu, ndetse ntabwo ari aha ngaha honyine tubona hanura, nyine aha ngaha hanura Pawulo, ahubwo aranahanura avuga ko ngo agiye kuba inzara. Hanyuma ndetse binavuze kugira ngo itorero rigaragaze yuko ribyakira nk'ijambo ry'Imana, bagatangira gukusanya inkunga. Ubyumva? Bagatangira gukusanya inkunga. Navuga ko abakobwa ba Filipo bashobora kuba barahanuraga in the sense wenda Sawuli yahanuyemo, I don't know. Gusa ntago nzi niba bari bafite prophetic office nkuko tubibona mu byanditswe byera. Uko ibyanditswe byera tubona yuko bitanga ubuhanuzi n'intumwa nka office ebyiri Imana yakoresheje mu gushyiraho urufatiro rw'itorero. Mu Efeso 2:20 ngo mwubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mu yandi magambo, abahanuzi ni abantu bafite ubutware bwo kuvuga amagambo akaba ijambo ry'Imana yakwizerwa ku rugero rwe n'ibyanditswe byera. It doesn't matter nimba hari igihe bajya bavuga wenda ibintu byo mu buzima busanzwe, ariko ubundi iyo niyo authority bafite. Abyumvise? Uyu muntu rero nimba mwita umuhanuzi kubera wenda yambwiye ikintu runaka, nagombye kuba niteguye yuko amagambo avuze koko afite authority imwe n'ijambo ry'Imana. Yaba ari reverend, yaba azaniye wenda ubuhanuzi bushyashya, nyine kwishura gushyashya kw'Imana, cyangwa se amwiye ibigiye kumbaho ari gupredicting bizaba, nagombye nimba mwemeye nk'umuhanuzi koko, mba nemeye yuko avuga ibifite ubutware bungana ibyanditswe byera. Wabyumvise? Yes. Noneho uwundi wabwira ngo ugiye guhura n'ibi ni nkuko n'umupfumu yabikubwira. Si Imana, nta gihamya cy'uko ari Imana imubwiye. Nyine niba nkubwiye ngo wenda Karide, ndabona muri iyi minsi ugiye kubona akazi, wagize ukakabona. Hano rero ngo ndi umuhanuzi kubera ko mbivuze. Nyine that's not biblical prophecy. Ntabwo ari ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ngo. Nuvuga ngo umuhanuzi wo muri Bibiliya yagombye kuvuga afite assurance 100% yuko koko ibintu ari kuvuga ari Imana ibivuze, ndetse bifite infallibility, nuvuga ngo kutibeshya, bifite authority, ubutware, bifite nyine bifite biriya byose twavuze ku byanditswe byera, nabyo bifite. In fact navuga ko abenshi muhaza kubabwira ayo magambo ntibanakijijwe. None hibaza ni gute umuntu udakijijwe Imana yamushyize muri ofisi y'umuhanuzi, ndetse nta n'undi abona ukijijwe ujye ubivuga ko Imana yamutumye ku bantu. Ketseho abahungu bamaze iminsi baduka. Nagira icyo nongeraho gatoya. Yego. Akenshi iyo anaguhanuriye ubona ko, cyangwa icyo bivuga ko wita guhanura, hari ikintu bikorera kugira ngo bisohore. Yeah, sure. So urumva rero nabyo ni ikindi kibazo. Ruvuga ngo ubuhanuzi bwabo kubera ko bataba ari sure, agutega imitego gira gutya na gutya na gutya, butakunda ko abandugu ari ugutatona nyine, akaba ari wowe abishyiraho, abyereza ati ubwo rero ntiwakoze biriya, bityo nawe Imana yo kwirwirenganya ngo ntiyagukoreye ibindi. Nuvuga nyine ari Yesaya aravuga ngo uyu murwa uzarimbuka, ngo nubwo haza Nowa, hakaza Daniyeli, ngo hakaza na Yobu, ngo ntibawukiza. Nuvuga ngo nta kintu kimwe mwakora kugira ngo Imana ivuze bitazasohora. Abyumvise? Naho ngo aravuga ati mbonye urupfu imbere yawe, reka gutwara amasengesho Imana rukureho. Ubwo ejo utapfa utubura Imana yarukuyeho, ejo utapfa tubura Imana yarukuyeho, ariko n'ubundi nyuma y'imyaka 5 cyangwa 2 ugapfa. Bati Imana yari yarukuyeho, ubwo n'urundi rwaje. Nyine urumva yuko uyu ntago ari umuhanuzi pe in the biblical sense. Mfite ikibazo hano kuri paragrafu ya 6 bavuga ngo nyamara twemera ko ihishurirwa bwite rya Mwuka w'Imana ari ngombwa mu kugeza umuntu ku gusobanukirwa ibyanditswe, kuzana agakiza nk'uko byahishuwe mu ijambo, ndetse ko hariho ibihe ndetse n'imigenzereze runaka y'agace, ibihe bitandukanye mu kuramya Imana no kuyobora itorero bihura n'imico ndetse n'imigenzereze runaka y'agace. Mfite ikibazo hano kuri ibi by'imico n'agace. Ubu
hari uburyo ibyanditswe bishobora kugira igisobanuro gitandukanye bitewe n'imico runaka biri kwigishirizwamo. Okay, ntabwo ibyanditswe bigira ubusobanuro runaka bitewe n'agaciro runaka biri kwigishirizwamo, ahubwo point ya bene data ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo hariho ibintu runaka abera bashobora gukora bitewe n'ahantu batuye. Ntabwo ari interpretation y'ibyanditswe ari kuvuga aha ngaha, ahubwo ni practices, nakwita circumstances of worship. Ni ukuvuga ngo ibihe runaka byo kuramya Imana no kuyoboza itorero bidafite ahantu runaka biri revealed mu byanditswe. Ni ukuvuga ngo Imana itatanzeho umucyo bikadepanda n'ahantu abantu bari ndetse n'igihe bisanzemo. Urugero, reka ngoye nk'urugero, nk'uko kuba duterana wenda muri iyi nyubako tukarinda gusaba ibyangombwa leta, icyo kintu nta hantu Imana yigeze igishura. Ariko circumstances twisanzemo nk'itorero zitumye duca muri iyo process, dusaba icyangombwa, dushyiraho iriya fire extinguisher, kizimyamwoto, ibintu nk'ibyo ngibyo za soundproof. Ibi ntabwo ari Imana bishuye, ariko kubera condition twisanzemo n'amategeko twisanze ari ahantu turi, turabikoze. Ntabwo ari elements of worship. Ntabwo ibintu ntabwo ari ibikorwa byo kuramya Imana ubwabyo, byaba bihari cyangwa bidahari ntacyo byongera kuramya Imana kwacu. Ahubwo ntabwo byo ari ibigize kuramya Imana, ahubwo ni bimwe mu migenzereze y'aho turi kuramiriza Imana. Nabyumvise. Ni rwo rugero natanze rw'amasaha yo guterana, cyangwa se niba tugomba gusenga dupfukamye cyangwa duhagaze. Ibyo ngibyo they are circumstantial. Uvuga ngo ntabwo ari element, ntabwo ari ibigize kuramya Imana. Uko nitugera muri paragrafe mu gice cya 20 ngira ngo na rimwe kivuga kuramya Imana, zononeho elements ibigize kuramya Imana ubwabyo, harimo gusenga, harimo ijambo ry'Imana, harimo kuririmba, harimo kwihana. Ibyo ni elements, ni ibigize kuramya Imana bitajya bihinduka. Naho circumstance ho ni ibiterwa n'ahantu turi ndetse n'icyo turimo. Abyumvise? Yeah. Ese ko bajya bavuga ngo okay, ijambo ry'Imana ritubwira ngo hazaza abantu b'ibinyoma bazanura ngo mu izina ryanjye bazakora n'ibitangaza, nimba nibeshe. Yego. None se nkanona uramutse uhuye n'umuhanuzi wabwirwa n'iki ko ari umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa nyine ahanura iby'ukuri? Okay, uramutse uhuye n'umuhanuzi wabwirwa n'iki ko ari umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa se ari uw'ukuri? Reka wenda mvuge nk'uko uhuye wenda n'imodoka za perezida, sibyo? Utaramenya ko perezida yicayemo, hari ibintu byibuze bituma uhita uvuga ati ko ari imodoka za perezida, sibyo? Nyine makonvoye bari gutambuka bakuye abantu mu muhanda, zigenda zivuza amahoni, amatara yazo, biriya byose nyine urabibona bati niba atari na perezida n'undi muntu ukomeye. Niba ngo ni nka first impression. Rero nka first impression ku muhanuzi w'ikinyoma ni ukuba bwe yivugira ko ari umuhanuzi. Umuntu muzahora bati ngende umuhanuzi ugiye guhanurira, icyo ataragira ikintu akubwira, uzabanza uvuga ati uyu muntu byanze kunze uko 90%, 99% ntarumva ikintu avuga, ni umuhanuzi w'inyuma. Icyo ngicyo rwose kirishura. Nimuzagitrying ahantu hose. Uwo muzahora bati ngiye guhanurira, uzamenye 99% cyako uzashobora gusanga ari hamwe reda turi gutebya. Avuga ati ngiye guhanurira. Yesu yaje mu isi kugira agakiza abanyabyaha, kandi n'umwizera uzabugingo. Aho ntabwo tuvuga tumwishe binyuma. Yawe yakoresheje wenda iyo terime nabi, cyumva? Ariko atari umuhanuzi w'inyuma. Ariko uwo muzahura akubwira ngo n'umuhanuzi, ngo n'umuhanuzi. Uwo nguwo uzamenye ko ari umuhanuzi w'ibinyoma. Hari cyanditswe, ariko ikindi cya kabiri wenda kiruta icyo ngicyo kurutaho, kirenze first impression. Hari icyanditswe kiri muri Yesaya cya 8 umurongo 19 no 20. Kandi babwira ngo nimushaka abashyitsi mubashikishe, mushaka n'abapfumu banwigira bakongorera,
mbese abantu bakwiriye gushaka imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese ibyo bazima byabazwa abapfuye? Nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. To the law and to the testimony, and if they do not speak according to that, there will be no dawn upon them. Nuvuga ngo igihamya cya nyuma kikumenyesha no ko uyu muntu ari umuhanuzi w'ibinyoma, nuko ibintu byose avuze bihabanya cyangwa se bikongera ku ijambo ry'Imana, uwo nguwo ari umuhanuzi w'ibinyoma. As simple as that. Yesu yavuze ko ingeso ze ubwazo nazo zakumenyesha ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, ariko wenda tubare utarabana nawe ngo umenye iby'ingeso ze. Nakubwira ibintu binyuranyije n'iby'ijambo ry'Imana rivuga cyangwa se bidasangwa muri ryo, akubwira ko ari Imana bimubwiye, uzamenye ko ari umuhanuzi w'ibinyoma. Ikintu kirumvikana? Nuvuga ngo nakubwira ikintu wamaze ngo se icyo kintu umbwiye twagisanga he mu ijambo ry'Imana, ugasanga nta gihari, cyangwa se cyaba kinahari ugasanga ntago ari cyo Imana yavugaga aho ngaho. Kwashobora ati ngiye rero ati Imana imbwiye yuko uriya muvandimwe wawe uherutse gupfa ngo ngiye mu cyumweru gitanzamuzura. Ati birashye ibintu byanditse muri Bibiliya gato kujyana muri Yohana 11 Yesu azura Lazaro. Nyine context ye cyanditswe ntago ivuga ko umuntu ari ugiye kuzura umuntu, Yesu azuye Lazaro. Abyumvise? So rero uwo muntu navuga ibintu binyuranyije n'ibyanditswe byera, uzamenye ko umuntu ari umuhanuzi w'ibinyoma. Gusa na mbere yuko wenda mujya mu byanditswe ngo mwagiwinge, akivuga ko ari umuhanuzi ubundi wagombye guhita ushyitsa amaka ukiruka. Kuko dufite ijambo Petero yavuze ngo twiboneye Yesu n'amaso yacu. Abyumvise? Ngo ibyo tubabwiye ntago ari imigani twumvanye abantu, ahubwo twaramwiboneye tubona ubwiza bwe. Ariko ngo dufite ijambo rirushaho gukomera. Rirusha iki? Arivuga ngo iri jambo rirushaho, ni hehe rirusha? Rirusha ibyo twiboneye n'amaso. Nuvuga ngo Petero ari guclaiminga yuko ijambo ry'Imana rirusha n'ibyo yiboneye amaso ubutware. Abyumvise? Nuvuga ngo iri jambo riri more firmly confirmed. Iri jambo ry'Imana ni ukuri kurenza ndetse n'ibintu umuntu yavuga ngo nari ndyamye ngo ngiye kubona ngo mbona ngo umuntu ngo arajamagaza imbere nubwo yaba ko yaje. Ibyanditswe byawe bikakubwira ko nta uzaza, umenye ko ari wowe wibeshye, wari muri hallucination. Abyumvise? Ibyanditswe byera ni ukuri kuruta na experience zacu, kuruta n'ibintu umuntu wese yakwibwira yuko yabonye cyangwa se yahuye nabyo. Numva ari uko. Ikindi kintu navugaho ndumva ari nk'inyunganizi, ni uburyo nyine ibyanditswe byera nko muri Yesaya nyine ari uburyo Imana igaragaza umuhanuzi, uburyo nyine yamutumaga, ariko ndetse n'umurimo nyine yabaga yarabanje gukora muri uwo muhanuzi, ko nyine yabangaga kumweza kugira ngo imutumeho gukora nyine uwo murimo. Bijya kujyana n'icyo bavuze haruguru, ni uburyo nyine usanga nyine nk'abo bantu babishyira muri iyo pozisiyo, muri uwo mwanya ubwabo nyine bo baba bahamya nyine ko aramyabyaha nk'ibisanzwe nyine. Biragoye ko uwo muntu nyine niba Imana ihamya yuko yavuze ngo narakwejeje kugira ngo mugire umuhanuzi w'amahanga, hanyuma agahindukira nyine akavuga ngo aracyari kurwana no gushaka ko nyine adakijijwe, ikindi ari gushaka kwikirisha n'ibindi bye umunyabyaha bwe. Rero biragoye yuko nyine uwo muntu yaba aturuka ku Mana kandi Imana yihamya ko yabanjije nyine iramweza kugira ngo mugire umuhanuzi w'amahanga. Actually ntabwo bigoye, ahubwo ntibinashoboka. Nuvuga ngo umuntu udakijijwe nta buryo yaba ari umuhanuzi uvuye ku Mana. In fact unamubaje ati se mbwira nyine ubundi uzanabimubaza wa mugani. Sinzi nimba ari kura mukobwa wenda nawe nabizi, ariko tubare wenda n'undi muntu wese ubizi. Umuntu avuye ngo nje guhanurira, uzabanza umubaze ibyiringiro bye. Wakijwe utubundi bwira ubuhamya bwawe, wizeye wese undi uzajya nyine umubaze ubutumwa bwiza, wumve ko byibuze niyo maternelle yirenga. Hanyuma nayirenga abone gukomeza kubwira ibyo kukwirikira umwigisha. Naba atayirenza ahubwo wicara umubwiriza. Iyo turimo tuganira n'umuvandimwe, uburyo hari abantu baza nyine bigize abahanuzi bakaze bateye ubwoba, ariko bamwicaza bamaza ABCD z'ubutumwa bwiza ugasanga atangiye kudidimanga. Uwo ngo bakeneye kumubwira ubutumwa bwiza. Ntago ukeneye ko guhanura, ahubwo ni wowe ugukeneye kugira ngo umubwirize. Murakoze.
hari ibyanditswe nyine n'ubundi of course nanjye nagira ngo nsome bitwereka description bitwereka nabyita nk'ibimenyetso by'umuhanuzi w'ibinyoma. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 13 dusome duhereye ku murongo wa kabiri tugeze nko ku wa 4 harimo ibyo bintu byose Imana igenda ibivugamo, kuko hari n'ukuntu usanga n'umuntu ajya agira ikibazo nyine cyo kuvuga ngo ese uyu muntu anampanuriye ikintu noneho ejo kikabaho, ndaza guhera hehe mpakana yuko uyu muntu koko yaba ibintu ari guhanura nyine ari ikinyoma cyangwa se bitari byo. Ariko hano Imana iri gutanga ibi bintu nyine ibigaragaza, avuga ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi akababwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, mwumve kizasohora. Ngo icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere. Urumva noneho hariho kuba ibintu byamaze gusohora, ariko noneho dore ikintu kiri kubimutera ngo ni ukugira ngo wowe afate umutima wawe awerekeze ku bindi bitari Imana. So noneho mu by'ukuri nyine navuga ngo ikintu umuti niba nabyita ngo ni nk'akamero k'abahanuzi b'ibinyoma, nta kindi akeneye no kugira ngo wowe cyangwa se uburyo watekerezagamo Imana buhinduke. Nicyo umuhanuzi w'ibinyoma ubundi akora, ni uburyo watekerezagamo Imana kugira ngo buhinduke. Noneho aha ngaha Imana ivuga yuko ahantu ugomba kubarebera ni ukumenya Imana bakurikiye ariyo. Iyi Mana avuga akurikiye ni iyihe? Ubu twebwe wenda tuba twarakijijwe umuntu abazi yakurikiye, bityo biroroshye cyane bwo kumumenya. Umaze kumenya Imana akurikiye wahita umumenya. So nicyo kintu nagira ngo nongereho cyuko nyine Imana ari kukwerekezaho nyuma y'uko ibyo bintu akubwiye wenda byanasohoye cyangwa se bimaze kuboneka ni iyihe. Reka umurongo murangize kugira ngo wumve ikigomba kuba kuri uwo muhanuzi. Umurongo wa 4 ngo ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murozi, ntuzayemere. Ibyo yakubwiye ngo byabayeho kandi ariko aranje yongeraho heresi, azana inyigisho z'ibinyoma. ngo ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murozi, kuko Uwiteka Imana yawe, umva impamvu Imana izabayemeye ko ibyo bintu binabaho, ngo ni uko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Bene magambo Imana iri kugerageza ngo irebe niba ukunda ibitangaza cyangwa ukunda Imana. Nuko rero irashobora no gutuma ibyo bintu bibaho koko. Avuga ati ndabizi, ati ejo bundi uzakora ikizami cya perimi kandi uzaba wicaranye n'umushoferi umeze gutya kandi azabanza kurushye muri uburyo koko ugasanga detaye zose zabaye. None Imana iravuze ngo Imana izari kugerageza umutima wawe ngo irebe yuko ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose ndetse n'ubugingo bwawe. Ngo ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanye akaramata. Kandi uwo muhanuzi ngo ikizamubaho, uwo muhanuzi cyangwa uwo murozi bazamwicire kugira ngo bazamwicire ko azavuze ibyo kubagomereshereza Uwiteka Imana yanyu bakuye mu gihugu cya Egiputa akabacungura mu nzu y'uburetwa. Bene magambo umuhanuzi nta nubwo yagombye kugenda amahoro mu isoro rya kera, ariko ntabwo mvuga uyu munsi ariko byibuze nawe azahave umubwirije, ntabwo kwita ariko byibuze uzamubwiriza. So murakoze. Hari ikibazo nari mfite, tuzi yuko hari amatorero yagiye abaho bizera ubutumwa bwiza ndetse banakoresha no confession natwe dukoresha, ariko hashira igihe ugasanga bateye umugongo ubutumwa bwiza. Mwibaza abo bantu igihe bari muri iyo process yo gutera umugongo ubutumwa bwiza baba bari aware yabyo se nyine barabirekogoniza bakabimenya? Ikindi nyibaza, hari nk'ukuntu usanga umuntu ari gusenga cyangwa ari gushima Imana ko akiri ku butumwa bwiza, nyine cyumvira ubutumwa bwiza, cyangwa natwe twasenga tukavuga ngo
turashima Imana ko ku gatuti kakivugirwaho ubutumwa bwiza. Ni ikihe kintu cyagaragariza umuntu ubwe cyangwa se itorero ubwaryo rikibona ko riri gutera umugongo ubutumwa bwiza turi kuvuga? Ibimenyetso bo babona ubwabo. Yes, okay. Icya mbere ndakamaze nkivuge, birashoboka. Hari igihe bitabaho ariko birashoboka ko wabimenya. Kuko nko mu byahishuwe tubona Imana ubwayo iri kuburira amatorero ari kujya muri apostasy, ari kugenda yoga. Ikababwira nyine ati nimwibuka aho mwavuye mukagwa. Nimukomeza muri iyo nzira nzakuri itereko kitabaza hagati muri mwe. Nivuga ngo warnings Kristo akazibaho ubwe. Ndetse no mu gihe cy'intumwa byari byoroshye, Paul ashobora kwandikira hagati ati mwavuye ku butumwa bwiza bw'ukuri mu gihe ku kindi. Navuga ngo as long as Mwuka Wera kiri mu isi n'ijambo ry'Imana rikiri mu isi, hariho possibility yuko Imana yamenyesha abantu ko batangiye gutana bakihana. Ishobora gukoresha abantu, ntabwo izavuga wenda iri mu ijuru cyangwa se ngo ikoresha ikindi kintu wenda, cyangwa se ngo wenda abone inzu bituyeho, reyali bizaba gake. Ariko navuga ngo ishobora gukoresha bamwe muri bo ku bw'ubuntu bwayo, ikabahindura nka ba Natani baza kubakebura bakabereka yuko batangiye gutana nyine mu kuri. Cyangwa se igakoresha na bene data bandi babazengurutse, bakabacyaha. Umwana yabaha kwihana bakihana, cyangwa se bakomeza kwinangira nyine bagakomeza muri uwo murongo. Navuga yuko kimwe mu bintu bitazapfa gushoboka ni uko kimwe mu bituma tujyana confession, ni uko bene ayo matorero akenshi atangira kurekura ikintu kijyanye na doctrines cyangwa se inyigisho. Ntabwo dukeneye kwitwa, muzabibona, ntabwo dukeneye kwitwa wenda Baptist, reka twite just the Church of Christ. Nivuga ngo umuntu wese yumvemo. Icya kabiri, ntabwo dukeneye confession kubera ko ituma tuba naro. Nivuga ngo twigaragaza nk'abafite ibintu runaka dutandukaniyeho n'abandi, kandi dushaka kwakira abantu bose. Confession akabashyize kwa twemera biriya yonyine, abyumvise. Nivuga ngo utuntu nk'utwo ngutwo tuba tugenda tugaragaza yuko ibintu bavuga ko bizera batangiye kubidohokaho, abyumvise. Sooner or later inyigisho zose zagiza ntibazajya babasha kuyimenya ko yanaje, ahubwo bazajya bagenda nyine bayogamo nkaho nta n'icyabaye. So n'abantu bashobora kwimenya Imana ibagiriye ubuntu, either bakihana cyangwa se bakinangira. Akenshi abajya gutana baba babimenye, ndetse cyangwa se babimenyeshejwe, ariko hakabaho kwinangira. Ikindi wenda nabaje ngo se ngo reka mena Kardesi icyo yavugaho. Abatesalonike ba kabiri ibice bibiri umurongo wa cumi na rimwe haravuga ngo Abatesalonike ba kabiri ibice bibiri umurongo wa 11, nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Mu by'ukuri turi kubona nanone hano yuko hari uburyo iyo abantu babanze kwizera ukuri cyangwa se banze gukomeza nyine kwizera ukuri, ko tubona yuko nanone ibyanditswe byera bigaragaza yuko umuntu wizera ukuri akomeza kukwizera kugeza nyine iteka ryose. Ntabwo bibaho ko tubona umuntu rwose yizeraga ubutumwa bwiza bikagera igihe akabuhakana, atari ukuvuga ngo nuko atabwemera, ahubwo akabihakana rwose, bikagera igihe umuntu akabihakana rwose akavuga ngo ibi ni ibinyoma. Sinzi niba mwarabibonye ariko twarabibonye, umuntu akavuga rwose ibintu ni ibinyoma. Ibyanditswe byari bigaragaza yuko nyine ntabwo umuntu kuko aba yarizeye. Ariko nanone hari ikindi kintu tubonamo hano, nuko hano ibyanditswe byari bigaragaza yuko ngiye abantu banze kwizera ukuri, ngo nanone nk'igihano, uvuga ngo nk'igihano Imana ibaha, harimo n'iki kintu cyitwa kunangira imitima yabo. Noneho ikayinangirisha ngo gukomeza kuboherereza ubushukanyi Imana, kugira ngo bakomeze bizere ibyo binyoma, hanyuma izanabarimbure. Ko nko umurongo wa 11 aravuga ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma,
kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ukabona yuko iyo aka kanya twicaye tukavuga ngo itorero ryo muri Efeso riri he, itorero ry'i Filipi riri aka kanya, itorero ryo mu Bagalatiya riri hehe, by'umwihariko nk'amatorero y'i Filipi ni amatorero ubona ko Pawulo yandikiraga abashimira uburyo bafatanyije nawe kubwiriza ubutumwa bwiza. Aho ukibaza aka kanya bimeze bite? Biratugarukira kuri ingingo ya mbere mvuze, ndi buhuze n'iya kabiri. Nanone tubona Mose yabwiraga abayisiraheli mu gutegeka kwa kabiri, ubwo Mose yaragiye kubasiga, yarababwira ngo aya mategeko by'umwihariko mu bice bya nyuma, ubona ko asiga ababwiye ngo aya mategeko mbabwiye muzayigishe abana banyu, muyahererekane kugeza nyine umwe agenda aya umwana we gutyo kugira ngo bakomeze bayumvire. None ukabona yuko ahita anavuga ngo nimutayumvire, nimugera igihe ntimuyumvire, mu gihano cy'Uwiteka kizabazaho. Imana yabakuye muri Egiputa ibajyana mu gihugu Imana yabasezeranyije, ariko nibigera igihe mukayavaho Imana ntizabura kubahana. Rero ukabona yuko n'aya matorero hari ukuri yuko bigera igihe abakomeza kuza muri generation zikurikiraho usanga bagera igihe ntibakomeze kwizera cyangwa se gukunda ubutumwa bwiza, bityo bigatuma hatangira kuzamo inyigisho z'ibinyoma. None izo nyigisho z'ibinyoma zanaza kubera yuko banze kwizera ukuri, Imana ikabaha nk'igihano cy'uko bakomeza kwizera ibinyoma ndetse n'ubushukanyi bukaba bwinshi, itorero rigasigara noneho ryishimira inyigisho z'ibinyoma, bityo kugira ngo Imana izabahane byaturutse mu kuba banze gukomeza kwizera ubutumwa bwiza. Hakabamo n'iki kintu cy'uko nanone abazi ubutumwa bwiza bataba bizerwa mu kubihererekanya cyangwa se mu kubibwira abandi. Ugasanga tubwe nk'urugero, tugeze ahantu utangiye gutekereza yuko ubutumwa bwiza ari ubw'abantu bagikizwa gusa, tukumva ko mu itorero harimo abantu bakijijwe, bityo ibyo bintu byo kugaruka kuri basic, gutsindishirizwa, gukizwa n'ubuntu, ibyo twarabirenze, ntabwo bikwiye kuba bikibwirizwa mu itorero. Ibyo rero uko abantu bagenda barekura izo nyigisho z'agakiza zidukiza, niko bigenda byoroha yuko abagenda baza nyuma bagenda bumva yuko koko ibyo bintu bitari ingenzi cyane. Uko rero batangira kumva ko bitari ingenzi, batangira kwanga ukuri, biza kugeraho noneho Imana nyine ntabwo ibyishimira ko itorero ryabo ritavugirwamo ukuri. Rero tukabona yuko ngo harimo n'iki gihano Imana igishima nyine kohereza abantu nyine banze kwizera ukuri, ikabohereza ubushukanyi bwinshi, bakabwumvira rwose bishimye, kugira ngo bakomeze bayobagurike, noneho ngo Imana ibazanira igihano. Ukabona rwose hari nk'amatorero wumva rwose yatangiye abwiriza ukuri, ariko ugasanga bigezeho rwose ibyo bari kwishimira n'ubuhanuzi, n'ubabwira ubuhanuzi, ugasanga nyine uwo nguwo niwe ukunzwe mu itorero, cyangwa se niyo nyigisho igezweho mu itorero. Ugasanga ibyo bintu birakomeza kubasunikira kure, ariko ibyo bintu bikazabazanira urubanza rw'Imana. Byaturutse hejuru twabonye yuko hari ababwize batagize umwete wo kubibwiriza, hari n'abo ngabo bari kuza batabyitayeho, bakanga kumvira ukuri, hanyuma Imana igakomeza kubazanira ubwo bushukanyi. Nabwo biri mu bintu nabwo ukomeza kubona yuko Imana nyine igikoresha, ko ubona ko Abisirayeli nabo bagiraga n'igihe hakavuka abana rwose batazi iby'amategeko y'Imana. Ikindi cya nyuma wenda wari wabajijeho, ikindi kintu nabivugaho ni uko ubundi mu by'ukuri ikintu cya mbere kigaragaza itorero nyine ritakiri kubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se ritakiri kuvugirwaho ukuri, ni n'igihe utangiye no kubona za nyigisho z'ibanze cyangwa se bya bindi bikiza umuntu bisa nk'aho basigaye bitekereza ko arizo secondary matters, ukabona batangiye kubigira nk'aho ari ibintu bya nyuma. Ibyo ngibyo ntekereza ko ntawe utabizi, cyangwa se si byo bintu tubona byihutirwa. Kare twaza tuganira nko kuri Kiliziya Gatolika, turi kubona ukuntu bigezeho babona yuko wenda tubwe nk'urubyiruko rutakiza mu makiliziya yabo, tukabona ikintu bihutira kubikemurisha ni ugutangira kuzana imbyino zisa nk'aho zirekuye. Nyine ukabona iby'ubutumwa bwiza ni nka secondary, ntabwo mu bintu batekereza hafi bikenewe mu itorero si ubutumwa bwiza. Ahubwo ni ibindi bintu nyine bigezweho, mbega nko gutangira guhuza n'ibintu bigezweho, aho kugira ngo bibe ubutumwa bwiza. Nabyo biri mu bintu bigenda bigaragaza yuko itorero ritangiye gusubira inyuma, bitari kugaruka kuri bwa butumwa bwiza. Ndumva ari ibyo ikintu mvana ngasorejeho yuko iyo abantu batangiye kuba abanyabinyoma, iyo batangiye kwinjirwa muri kinyoma, one of the evidence ni uko batangira guhimba uburyo bwa kamere bwo kuzana abantu mu itorero no kubagumishamo.
ati mbona wenda buri gihe kubera ukuntu duhora tubiririza biriya gusa intebe ntizijya zirenga hariya kandi turifuza ko zigera hariya ku rukuta. Urase dushyizemo dramatimu wenda ntihakwiyongeraho n'izindi ntebe 3 nabyumvise zakunda dramatimu. Hanyuma bamara kuza dramatimu bamara kwiharuruka ati buriya se tugiye dushyiramo wenda tugatumira nk'umuhanzi runaka ukunzwe mu Rwanda, uwo ntiyabura bashika bahani igasogi bakaza. Nuvuga ngo tuntu nk'utwo ngutwo iyo twatangiye kuza nyine ubwo biba bigaragara yuko icyari icy'ingenzi, icyari essential bw'ubutumwa bwiza buhamagara abanyabyaha, turi kugenda tubona ko nta mbaraga bufite. Bityo rero ugomba kwigira ku ruhande tukazana uburyo bwacu bwo kwinjiriza abantu ndetse no kugira ngo babe mu itorero. So ibyo bintu byose nyine ni ibiranga nyine ko itorero riri kwa apostasizing cyangwa se riri kuyoba.